sijali kesho uko nami, upime kwa siku, upime kwa miaka, unatafsiri majira, uzoewe na muda, umejawa na nguvu, ndiyo maana nakuita Baba. Moyoni mwangu najawa sifa, nisiteketee, siangamizi, sijalikishwi, uko na mimi, siteketee. Haleluya, piga kelele wawari. Nimba ndirimbye nabi mwihangane, ntabwo mfite ijwi ngo mugeni kugira ngo tubitonda. Nice, murakaza neza kuri YouTube channel Naomie na Dadu, cyangwa Dadu na Naomie. Wabyita rwose turabashimiye, mfashe umwanya ngo nshimire mwe mwese twatangiranye urugendo. Hari abamenye imbere ya channel yacu kubera story zanjye na Dadu, ubuhamya twagiye tunyuramo, ni byinshi, ariko ndashima Imana. Abasilamu bavuga alhamdulillah. So uyu munsi rero kambaye agastory gatoya, muri short story yanjye na Dadu. Byukuri ngiye kubyara ahaye, kuko ukuntu nababaye numvaga nazongera kubyara vuba, numva nzabyara nko mu myaka 5 iri imbere. Maze kubyara cyane kiza kiranawe iki kibuno gifite amaso umwe ameze kuri yacira amazi kugira ngo acire amazi. Urumva ndavuga abantu ari abamama baza mu mutwe bakavuga ngo kurikiza, murabona ngo ukikije ngo bakurira rimwe, umva nibyo. Ndakaza ngo ya biravuna akazi ngo birashaje. Nyine ngira aho mfata icyemezo cyo gukurikiza ahaye. Bizaba byagenze gute? Umuntu atabibaze ngo byagenze gute? Uko byagenze byaranze. Nkagerageza bikanga, nonangira kubaza Imana. Abantu batarabyara, abantu mwabuze urubyaro, ni ukuri Imana yo mu ijuru irubahe, ni iruta. Ko birababaza, narababaye, nashatse umwana na inshuro nk'ebyiri ngerageza cyangwa 3 zirenze, byanga mpima ngasanga wapi, umva ngiye gupfa. Nkajya nibaza ikibazo mfite bikansha, umugabo nawe bikamucanga, se ntabwo tugikora, byaranze. Hari ikibazo nagize, none ngo batangiye kuvuga cyangwa ujya kubyara barabishe inyababyeyi yawe, si twabimenye. Nyine umuntu atekereza ibintu byinshi. None byanze, nasenze isengesho cyakuriye Imana igatwumva. Nasenze isengesho mbwira n'Imana, niba koko ushaka ko mbyara undi mwana wa kabiri, nzamubyara bitarenze ukwezi. Nuko nawe kuko ubu ku kwezi ngomba kujya kwa muganga, ababwira bakata bagira bamfunga, nkazongera gutekereza kubyara mu myaka 5, kubona n'indi kugerageza byanze. Kugira ngo Imana rero ibibonye icyo agatari kakagomba k'imyaka 20 kasaze kagerageje kubyara kangaye gusa, abana bamaze imyaka 10-15. Muryango atereka ngo uremere. None rasanye sinabimenye. Nagiye mubona ndwaye babigaragaza ko ndwaye, mu by'ukuri nta kintu narinzi ngo ndatwite, kuko murumva before naragerageje biranga. Noneho nkajya nimva ko ndwaye grippe cyangwa se ari umunaniro w'akazi, urumva birangira bityo. Noneho ngiye ngura imihango, ariko
ko nari nagerageje inshuro 3-4 mbwira Dadu tugapima niba wampimaga bikanga ndavuga ngo umunsi ngipima narasize n'umusazi ariko ndavuga ngo nzabwira Dadu nanjye nzamukorera surprise noneho biranshaka ndi gupanga gukora surprise Dadu yahise akora urugendo agira impamvu ituma agenda mu kazi mu ntara ubwo birapfuye agarutse ndi gupanga kumukorera akajya mbwira ngo nta mwanya afite ngo yirirwa mu kazi bikanya agenda yipanga agenda agaruka agenda kumbi Dadu yari arimo gushaka kunkorera anniversaire nyine kwa mwabibonye ari busy nyine cyane ntabwo nari kubikora hanyuma rero maze kubona iriya surprise yankoreye n'iki Dadu yajyaga ambwira ngo musamu usigaye usinzira usigaye ufite inda ni ibiryo ujya gukora siporo kuko nari narishyuye umuntu waciye mu ntebe ko twatangiranye na siporo akajya ko atari kimubona ariko umuntu wawe waciye mu byayo ngewe nzakora siporo numva meze neza ndarwaye akabifata gutyo urabizi ko abagabo kubwira abagore ngo wabyibushye umubiri gusa ntabwo bashobora umugore yakwica avuga ati urampazi ntabwo yari kubimbwira akajya abona noneho ubundi nibwo namubwiye ngo Dadu mbabarira ntujye kwisigira muri iki cyumba ujye kwisigira muri dushe aramaze ariko uwo mugore ufite icyo kintu ko usigaye unyiyenzaho nk'umugore utwite ikibimbwira nk'umugore utwite ntabwo atazamukura ntarabimubwira rero turi kumva ku kazi hano mfite akantu gashambaye kaba kumva rero ngewe ntabwo nabiteguye ngo ikintu cyatange noneho hano harimo test igaragaza ko umwite ngiye kumuhamagara umubwire ko mufite akagifiti arebemo turebe ko byendana muhereze imana icyubahiro rero basinze bagakunda nawe bitarakunda komeza usenge bizacamo igihe nk'iki nawe uzaba ukikiye umwana kandi kwizera kurarema kandi umugabo bibaho kuri iyi si ntugacike intege wese sinabari wisi tegezeri yakanze amabanga Dadu ngwino nkubwire sheri urebe sheri ngurihe wako sheri wakaje mbabarira basi uri kubabaza umugeni sheri turi kuganira na kameramani urumva hari akantu twungutse turashaka kubaza nonese mwicara hano nisubona no gusubira sinasanzwe utari tumeze neza kandi urimo urababaza umugeni nzi ko umeze gutyo bafunga amaso amaso nyine mufite akadufite funga amaso ndakugira muri iyo metero
surprise. Hanyuma ugiye guterura gutya. Hanyuma ufungure neza urebemo. Kandi kubibona byahindutse. Byahindutse ariko harimo n'ikindi kintu. Ariko ba ibi ni wanakashanga kuona shompo champe. What? Dadu, niki? Nisa kugatoyasi. Nese nta kibazo kereka. Javi. Nuzijiro nakubeshe no kuri kamera. Dadu mwiza. Sikuno gauke. Ntabwo biketse. Nabivuga none nabivuze. Iki sombi. Nabivuze ukuntu twatekereje bikanga. Nyine iki? Twabivuze. Koko. Yes. Udashize heza. Simbizi. Ngaka. Ino surprise agombaga kubikorera mbere y'igitati cyangwa ko nangiye gutitira. Noneho uribuka ko wagiye mu kazi mu ntara. Wagaruka najya mushaka ukaba wagiye waza nka nanjye naniwe nkabura ukuntu mbikora. None nakabaye nateguye n'akarori gatoya n'ubundi ariko nabuze ukuntu mbikora. Ninde wundi ubizi? Simba bimenye. Simba uranze kubimenyesha. Yewe tata. Yarakunze. Nindi kuririmba ngo nisitegeta siangalizi sijarikisha uko nami nisitegeta. Nindi kuririmba ko ntigizwamo nanyeganyezwa n'ibintu byo kumwanga bya Satani. Niyo mwanzi ngo ntabwo nzongera kubyara. None nisitegeta sekundera. None si champagne. Nyine kugira ngo duserebye. Sibyo ra? Kundi kurota ni ndikukanguka. Audio fe? Tambeshe ntabwo wabiketse. Ese ko nabyibuhaga ndikaba nyine no kuri anniversaire yanjye hari abantu bavuga ngo hanga ese ko ufite indani ntabwo wabiketse. Twatubwiye kuko cyubundi ntabyize niyo maze iminsi yo kuryama. Nabaga nzi ko naniwe akazi. Kujya bafunga abantu ngo bakora nyine gukora cyane ariko
wagendaga kuryama urumva wanagiraga ibitutsi ku manywa none nakubeshya ngo ndarushirika ese wari ubizi najyaga mubwira ngo reka niyongeze iminota 30 ndetse nibwo nawe ubimenye cyangwa wari ubizi iyi ntabwo aribwo nyibimenye maze igihe mbizi waranyihoreye none yari surprise nese ujya kutanguye kuri kunegura anniversaire no kumpropose Imana yarabivuze rwose baba byiza tujya mu yumva Imana yakira abaye ijuru no munsi mbega n'ugumifasha tujye kwa muganga kugira ngo abyemere haracyari ibyiringiro yuko igiti kimaze gutemwa kirongera kigashibuka kikongera gutoha nka mbere nubwo najyaga kugwamo uduce bikagira amagufa yanjye naho umubiri nambaye wabora zikwijisho ryanjye rikibonera umwami Cameraman, sipirire hari icyariho ibyiringiro yuko igiti nubwo cyatemwa kirongera kigashibuka kikongera gutoha nka mbere gutohagira nawe rero ntucike intege uyu munsi cyangwa ejo byakuba harimo abantu bazumva tubivuga ngo byaranze bakagira ngo ni ingamba byaranze bro byari byaranze ariko Imana ni nziza byaremeye kwibaza abantu bamaze imyaka n'imyaka batabona umwana feeling zabo ndazumva kandi byarambaye igihe gusa uri gukanura urirebe ko mbona wagiye nakangutse byanya by'ubya kiri use tujye kwa muganga kugira ngo ubyemere ushaka kujya ahantu ushaka nyine ni ahantu ejo urambwiye ngo ejo ushaka kujya kandi gahunda y'ejo ngewe ngo ujye mu kazi n'ibisanzwe ushaka kunjyana ni bebe bakorana bagakoranye ushaka kunjyana n'ishuri cyangwa muri weekend ushaka kunjyana hano mu Rwanda uko ushaka nta cyaruta u Rwanda hanze se haruta u Rwanda hanze ni hanze niba umugore washaka hanze ngo hazaha umwana ashaka hanze okay Nada bikugusaba kujya hanze. Hanze ni nyuma tuzagera okay muri buyi mu Rwanda ntacyo wowe ukashaka ariko aho kurara nta kibazo kandi ibintu byo kugenda mu Rwanda nta ibihashaka bamubwira ntacyo nzajyayo uri kumbwira ushaka kumbwira ngo iki se ni kugira ngo ngira mbwira tubifire
tuganiriza. ntabwo ndabimenya ariko nzabimenya ntabwo hano bafite ahantu heza mwatubwiye. batubwira tuzajya umugore mwiza ni kama ry'umugabo utayiririmba se ese kutaririmba iyo ndirimbo ntabwo ni wowe ugomba kuyiririmba Chance. ubu nahita mbigira birebire rimeze umugore mwiza ni kama ry'umugabo aho ninde ushobora kumubona mushiki wacu mukundwa uba umugabo wawe Njye wakagombye kugurira agashaka. nyine nanjye ngurire nese we ntukwiye ibyiza ahubwo shiriza turare tugasoma Nabasha kubyina iyi dagi reggae daga. urashima Imana urashibye ya ndirimbo yawe ushimye rwose unyibutse no kuririmbira Ureke dushime. ndazana turaka nibwo indirimbo ya Dadu yaririmbye yakoze ureke dushime Yesu muri we twaragaragaje iyambuza rwose yarafite arawutwambika ariko we n'ibyagacu Hallelujah. Urategura. Ndategura Umwami nase. Data we. Neza. hapo chupu ese sinabichunga na kwa muganga nakubwira ngo bakire Wari ubizi kiriya gihe cyose. Umubiri wakurasa iyi n'ubuze ko ari wowe yanze kumenya inkuru. ituritse cerebra Babizi neza. mwende sime Thank you. Cheers. Ubuzima bwacu. Hallelujah. Amen. Yindi mbere mama ufite gukora Sinai gatirika ibyo nshaka nijuru nasezeranijwe ntacyambuza gukomeza Ariko Iko. Cyuri. Ntabyo abonye Umusore mwiza. hari akantu
kiyongera ariko Imana yaparitseho hano gutya kanogereza kira bakunze ko ngiye gutunguye navuga igisemana uretse kugushima nanjye bampaye umuhungu umpaye n'umukobwa igisemana uretse kugushima nyuma y'imyaka 6 tuzi ko tuwabanye tumaranye imyaka 6 hafi 7 bigiye kuzuza none dufite umwana w'umwaka umwe ntibigerageza gutegera guhamagara ko akunda cyangwa guhamagara madamu madamu mo abantu benshi banditse muri komenti bishimye Imana yampaye umugabo ngo w'umusirimu mu mutwe ngo w'umusirimu kabisa ngo w'umuntu nyine w'umusirimu niko banditse ufite ubusirimu mu mutwe niba ufite n'urukundo nishimye Imana ni rwiza reka urukundo ni rwiza uzishura Imana yavuze urukundo rwavuzwe muri Bible urukundo ni byose kandi umuntu utishimiye hano ku isi ntazishimira byose bitangirira hamwe bisaba kwishima impamvu Yesu yahoraga adusaba ngo munyurwe mwese n'uko hari nyine agomba kunyurwa ariko ndishimye cyane yose twaraye ndetse shimye ejo mubwira ngo ugende kwishisigira ejo ngo muri dushe nako ahise umugore koko mufite ibimenyetso n'ubw'umwuka ntabwo nabyo bikiri ntabwo sinzi impamvu nahita nkururira ubwo wenda uri kuderaje sinzi ukuntu ntabikuye nuko uraniversary ukuntu nari ndushye ntabwo bibonaga ariko ari ukubera nari kugufosinga kugenda kujyana guys ngiye wateguye iki kiganiro rero kirori tunywemo ndashima Imana n'ukuri ndashima n'umutware wanjye batizera Imana abasenga barasenga hari umuntu ukubwira ngo ubundi ibintu byose ngo ko wavutse ibintu byose byakwandikiye ngo yumva ko nta mpamvu yo gusenga umuntu umeze utyo kwizera ahubwo abantu benshi barasenga kandi barasenga mu buryo bwinshi ahubwo kwizera Imana bya nyabyo nabi itarasubiza mu ihangane igihe cyayo Mubwire si mubwire umugore mubwire ngo I'm pregnant no nzamubwira kwabyo nabyo ikibazo ninyishyira aho nzaba nabimubwira taramubwira nzaba nabimubwira ndazi yahakwa ejo
Thank you so much kuba mwanderebye mukareba tukarangira. Imana ibamugisha. Turishimye mu mitima yacu, turashima Imana, turanezerewe n'ukuri. Imana yatugiriye ubuntu. Kugera rwose baririmba ngo Imana dukunze sitarema gusa ijuru ritararema twari kumwe Yesu maze dushizwe mw'isi dusanga yuzuye ibyaha iby'isi bitugezeho biradukanisha iyo Yesu ataza njyewe naripfuye iyo Yesu ataza njyewe naripfuye zamuheza ishimwe kuko yanyujije ibyaha zamukurira ubwatsi kuko yambaye ubugingo haleluya kandi Imana iha umugisha abakozi b'Imana badusezerana hize ngo badusengeye ngo tubyare nta muntu ubyara igihe twasezeranaga abatwinsabyari ngo nako nshaka kubivuga ko nyine nagukunze abakozi bansengeye Imana ibaha umugisha mwese dore birasohoye haleluya haleluya bana haleluya uze haleluya haleluya ni nani anaweza ni nani anaweza kama Yesu mwasi ako tuzaririmbe natwe urumva bitava. Anyway guys mwakoze cyane. God bless you. Ndabakunda kandi turabashimira cyane gukomeza kubana natwe. Isigaye izabikora kuko ariyo izabikorera kwiyubaha. Turashimira abantu bose Imana yacu batubwiye ngo felicitasiyo cyangwa twamuse n'abadupostinze ko hari n'abatadupostinze. Yego njye ntabwo njya ruswa hari abantu badupostinze n'ukuri batanatuzi. Abo Imana ibaha umugisha n'abataradupostinze ntabwo turi kubabwira Imana ibaha umugisha mwarakoze niko isi imeze. Ariko buriya kunesha ni ukw'Imana mugume ku Mana. cyane Dadu yaguma hano avuga bye. Bye.